icya gatatu rero cyo waruvuzeho epfiriya muri Afurika y'Epfo igitsina iki gitsina kirakanyagwa iyo inda yamaze guhaga ururimi ruravuga igitsina nacyo kirakora nicyo cyari gisigaye iki gitsina rero iki gitsina cyahemuye abantu benshi uzahere mbere mu isezerano rya kera uzasanga abagabo bari bakomeye barahemuwe n'igitsina inshuti z'umusaraba mwese abadukurikiye kandi inshuti z'ihumure Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza Ndikuzo Emmy tubana kenshi mu biganiro bitandukanye by'ihumure reka nshimire abantu bose bamaze gukora subscribe kuri channel yacu Ihumure TV Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza ndanezere kubw'umwanya ndi kumwe n'umugabo w'Imana amen Uhuye n'undi mugabo w'Imana uhuye n'undi mugabo w'Imana akaba n'umwana w'Imana amina uzikina Imana yagukoreye ariko itansize yaravuze ngo kubamwemeye bakizera n'izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba ntabwo ari ukwitwa bwo kuba urumva icyo kintu uzi kwitwa wa runaka umuntu yakwitwa n'uwa runaka hari n'ababyeyi bajya batwitirira my father my son my daughter urumva ariko icyo Yesu yakoze ni wowe uncokoje uravuze ngo umugabo w'Imana sindakwakira ntacyo uje kujya ariko yavuze ikintu aravuga ngo abamwemeye bakanamwizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ubwa neza wow amen uyu mugabo mwamwumvishe rero ntabwo yoroshye Okay, nitwa Ikuzo Emmy tubana kenshi ndabasabira umugisha naho utarakora subscribe bikore kugira ngo Imana iduhe byinshi by'umumaro tubisangire twaje kugira igitekerezo wowe tubonye uyu mwanya ushobora kuvuga uti abase kumva nyine ntubikunze wajya muri entertainment wajya kureba muri hari izindi TV ziri online yego ngo zirwa zikora ibishegu n'ibiki byose cyane bakirwa bambaye ubusa bakigisha ibintu n'ibindi bakazireba biruka ukabona ni benshi mu minota 10 ikaba imaze kurebwa n'abantu igihumbi. Okay, noneho twaza tukubwira wenda bimwe na bimwe mu bigira umumaro kuko uyu munsi ngiye kubabwira topic turi buze kuganiraho bisa naho byamazanye no kubataka abantu mu nzu y'Imana ariko ndabanza nshimire mwebwe dukurikira icyo ngiye kubabwira cyo gikomeye kwa kubabwira ngo rimwe na rimwe hari ubwo tuba dushaka ibitunezeza ni ngombwa kureba entertainment papa tukayijyamo yego ariko noneho turashaka no kugira ngo tugire ubugingo buzima kuko hari ibintu byinshi biri kwangirika ndi kumwe n'umugabo w'Imana nkuko nababwiye tugiye kuganira tubuze kujyana umwanya utayurambiranye ariko nanone uringaniye ariko inkunga ikomeye ikiganiro wabonye ukumva uragikunze kuri Ihumure TV nawe utanga ituro ryawe ugisharinga abandi bakirebe hanyuma bagubwe neza njya nkunda kuvuga ni uri mu Rwanda ubwo turi ku masaha amwe birumvikana ugire igicamunsi cyiza hanyuma nuri mu mahanga niba ari mu gitondo cyiza niba ari nimugoroba agira umugoroba mwiza watangira utwibwira amazina mbere ko tukwakira muvandi nitwa Daniel Savinsoni ndi umugabo w'Imana koko nkuko twabivugaga umwana wa Kristo nejejwe n'Imana kuba hano ku Ihumure TV wow yego biranejeje ubwa mbere mu mubonye uyu mugabo hano ariko afite utuntu tw'ubwenge ariko Daniel Savinsoni umaze igihe kingana icyo ukijijwe mana yanjye maze imyaka 29 ubisaziye imyaka 29 harara nigeze ariko imyaka 29 ni bikeye imyaka 29 ni bikeye kuko ngewe nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ari ibintu abantu bakora nabatijwe mfite imyaka 11 ariko kubatizwa nabatijwe ntakiriye Kristo ahubwo ngiye nabatijwe kuko byari umuhango ndi nuko ndi umwana wo kwa pasiteri ngomba kugeza imyaka 11 nkajya mu mazi ariko utazi byari abatizwa ariko ntago narinzi byari byo
uwo munyenga wo kubatizwa mu myaka 10, 11, 10 ndibuka ko bari bagiye no kunsubiza inyuma kuko imyaka yaresaga nk'ayituze ariko bagarutse ko ariko wa mwana wa pastor bavuga bati oya mumubatize nta kibazo ariko nabatijwe nazi ibyo ngiyemo nzi ko wabatije Yesu ari Yohana wari wakenyezaga umushomyi w'intuza ibyo narabisubizaga ngo ari ubuki bw'ubuhura ibyo bibazo nkabiburuka nyine batwigishaga mu gice nkagenda nkatsinda kandi niyo nari gutsindwa ntago ari kunsubiza inyuma ngo natsinzwe ndabatizwa ariko ntago nari nzi ngo ngiye mu biki nari ngiye mu kintu papa na mama barimo n'abakuru banjye bari babona bwo nanjye nkumva ko nakijyamo ariko mu mwaka navuga ngo mu myaka 17 nibwo nabashije kumenya ibintu ndimo ni biki Yesu mwizera kubera iki mu myaka 17 ubwo rero uyu munsi ufashe imyaka mfite ugateranya hiyo yarenga 20 na gusa hari ikintu abantu bitiranya hari ikintu kumva ko wabatijwe kumva ko waretse gusambana kumva ko waretse kwiba kumva ko wakijijwe hari abantu benshi badasambana ariko badakijijwe hari abantu benshi badasambana bitwa ngeso nziza ba mico myiza ariko badakijijwe no kuvuga ngo rero nari mbimazemo imisi ariko Yesu Kristo niwe gakiza kanjye muri njye urakoze hari ukuntu uvuga ukabona ufite confidence y'ibintu uvuga wifitiye icyizere cyane nk'umwana wo kumutambyi koko yaravuze ngo umwuka wayo yaduhaye ntabwo ari udutera ubwoba ahubwo nutumara ubwoba akadutera uwo mwuka ukadutera kuvuga Kristo dushize amanga kubera ko umuntu ashobora kujya kwigisha ati barongora gutya babigenza gutya banyuza habagenza gutya na gutya ari confidence yabyo bitaragira ibintu byubaka kuko umuntu ashobora kushishikara akavuga ati ndamenya software ishobora guhakinga nzabenye akabikora neza akavuga ati ndajya kubyina akabikora kubera ko uwampaye ubuzima bubaho akankuraho urupfu rw'iteka ryose akankuraho ubuzima bw'abakomisiyoneri n'ibitambo kubera ko umuntu ntamuvuga ndi fieri uwo Yesu yubahwe amen uvuga rero ndamuzi nigeze mubona mu gihe cyashize avuga ibintu koko asa n'ubizi neza nabihagazemo ariko Daniel uvuze igihe watangiriye igihe wagereye mu gakiza n'iminsi uyimazemo birumvikana n'urugendo runini rutoroshye rw'ubuzima ntabwo turi buze kwinjira mu mateka y'ubuzima bwawe ariko turi buze kwinjira mu buryo bw'agakiza hari ingeso nyinshi umuntu akora mu nzu y'Imana kandi abo hanze bataragera mu nzu y'Imana batazikora ndaguha urugero uyu munsi ndashaka ko tugaruka ku kintu cyane kijyanye no guhohoterwa kw'abana b'abakobwa ariko nanone impamvu mbivuze wenda abashumba batwumva cyangwa abapaseri impamvu dukunda kubavuga rimwe na rimwe nuko bisa naho aribo bahedinze gasanga hedinze umutwe cyangwa se niwe mutwe w'itorero birumvikana abandi twose turamukurikiye wajya kumva ngo umushumba ngo yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi wajya kumva umuhanzi runaka w'umusitari tuzi ngo yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi wajya kumva ngo umuvugabutumwa runaka tumenyereye dusanzwe dukunda twese ukumva ngo yadutswe n'ikintu cy'ubusambanyi kandi impamvu mbivuze impamvu tuvuze ubusambanyi ndagira mbikubwire ni uko usanga abashumba cyangwa se abapaseri benshi si bose banyumve neza cyangwa se abasitari benshi abahanzi kuki usanga benshi bakunda kuvuga ngo ikintu cyabagushije ngo ni ibyaha by'ubusambanyi biterwa n'iki iki kintu reka ngisubize muri ubu buryo butatu hari ibintu bitatu utumye mbivuga ariko reka mbivuge hari ibintu bitatu bikomereye inyoko muntu ab'umugore ab'umugabo icya mbere ni uru rurimi aka kanwa ururimi ruri hagati yacu icya kabiri ni inda icya gatatu ni igitsina ibintu bitatu bikomereye buri muntu wese uri ku isi ugihumeka umwuka w'abazima ufite amaraso atembera neza ufite umutima ukora neza n'igihaha kizima gikora nawe uri hano nanjye n'abari kutubona hano ku ihumure hari ibintu bitatu bitwugarije
aba ukomeye, aba uworoheje, aba ufite amashuri menshi, aba ari utayafite ari umuswa, aba ari bishop, ari arikibishop, aba ari apostle. Ibi bintu bitatu uwo ari we wese biramureba. Ururimi bisubiremo, ururimi rutuvuga, urudufite ruri hagati y'amenyo n'akanwa, uru rurimi iyo utarugenzuye neza, ni ikindi kintu nzavugaho, iyo utarugenzuye neza uzasanga ruzakwandagaza. Maze iminsi mbona abavuga ngo abantu ni injangwe, abantu ni bamayibobo, abantu ni bla 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 bla. Ibi ni ururimi rukwambika ubusa, uri umuntu w'umugabo ufite icyubahiro, kuko utarumanaginze neza, rukagukura mu bagabo neza, rukagusiga indi sura y'aho wari ugeze. Aka ni akantu gato nari mvuze kuri ibintu bitatu. Icya kabiri, iyi nda rero yo ni ingome, ntiyaje n'inyuma mu mugongo, tugenda tuyishoreye. Iyi nda ugenda uyishoreye, ntabwo iri inyuma, imbere ni igikapu uheka imbere, igihe cyose urakigendana. Iyi nda yakozeho Adamu, yampaye Imana yaramubwiye ngo mbemereye ibintu byose, ariko iki giti ntimuzakiryeho. Umugore ati shushu, niba aramubwiye sweet, niba aramubwiye honey, niba aramubwiye shushu be, ntabwo mbizi. Ati nkuzaniye ikiryo, Adamu abariyeho. Biradukurikirana na n'uyu munsi. Ujya urukumva ngo ribu yatambikanye umuntu w'umunyacyubahiro ngo ninda, ngo yariye ruswa, ngo yagize gute. Sinda ujya kumva umuntu wari ukomeye ngo bamufashe ngo ari kunyereza ngo amabati ngo 10 singo y'umupfakazi. Sinda uragira ngo nkomeza mvuga inda, oya reka twivugire ku yende. Umuntu ajya kwica undi amuhoye iki? Ninda. Umuntu aza kumugambanira ku kazi yarariho ngo bamukureho bamujyeho kubera iki? Inda. Icya gatatu rero cyo waruvuzeho, epfiriya muri Afurika y'Epfo, igitsina. Iki gitsina kirakanyagwa, iyi nda yamaze guhaga, ururimi ruravuga, igitsina nacyo kirakora. Nicyo cyari gisigaye. Nicyo cyari gisigaye. Iki gitsina rero, iki gitsina cyahemuye abantu benshi. Uzahere mbere mu isezerano rya kera, uzasanga abagabo bari bakomeye barahemuwe n'igitsina. Mvuge nka babiri. Samusoni yazize igitsina. Delila aramurangiza, mukuramo amaso. Yari umugabo wafataga intara akayishwanyagura, ariko akantu gatapima irobo kumbe karamurangiza neza. Igitsina kiramurangije hejuru, amaso agera gute avamo. Uri kunyumva neza Emi? Undi umugabo witwa Dawidi, uzi kugira ngo Imana ikurebe ikwishimire, ivuga ngo mu isi nzima ngo yabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwushaka. Ariko ahindukiye ageze imbere gatoya areba ikiremwa. Urukumva? Areba ikiremwa, wenda uyu munsi twavuga ngo cyari gifite imisaya, cyari kimeze gute, ari igisabo, byagere pfiriye ibintu bikaba nka kuriya. Urumva? Noneho ibi bintu niba Dawidi yarabirebye, ni umwami, inda yari imeze neza, iguwe neza, arategeka bigakura. None wakubise y'amaso ngo yamubonye ari kwiyuhagira. Amaso gusa, amaso yonyine. Akubise y'amaso, ye baba we, akikubita y'amaso aravuga ati reka nongere mpindukire nsubireyo, reka mpindukire nsubireyo, nongere ndebe. Mu kureba igitsina gikora ibyo cyagombaga gukora. Igitsina cyamuhemura. Noneho kivamo n'ikindi kintu gikomeye, ikibereye mu gitsina cyo kwa Dawidi na muka Uriya. Ahava yishe Uriya. Ni umurimo ukorwa n'ubwitsina. Niyo mpamvu uravuze ngo gusambana, niyo mpamvu Bibiliya inshuro zose uzasoma Bibiliya iyo bavuze ku cyaha cy'ubusambanyi, Bibiliya iravuga ngo ni icyaha kibi cyane, ngo kuko cyo ngo gikorerwa iyo indani. Izatinya ibintu ukora wihishe, ntubwire n'umushuti wawe. Waba uri no mu rugo, reka tubyoroshye, ntafite umugore, ufite ikibebe cyiza cyane gisa na se na nyina, reka agira imyaka 5-7, azaze yerekeze mu cyumba uri muri iyo gahunda, akome ku rugo, uri kujya heja nta
kandi ni amaraso yawe ni amaraso yawe utinya ibintu bitajya bijya ku karubanda. Bibiliya uzasome mu rwandiko Paul yandika abikorera yaravuze ngo byubahwe na buri wese. Ibintu rero bigomba kubaho buri wese. Ikibazo rero impamvu byitwa ubusambanyi ni uko bikorwa biba bitacyubashywe. Ubundi ibintu byubahwe ni ukurongorana kwera, niko Bibiliya ivuga. Ariko iyo byabaye ubusambanyi nyine ni usambana bikagenda iyo ngiyo. Noneho rero kangoreka kuri iki kintu nari mvuze tutuntu. Ibi bintu nta umuntu uwo ari we wese uhumeka muzima ku isi ufite amafaranga n'utayafite, umunyacyubahiro uwo ari we wese bimugeraho. Noneho impamvu iki kintu cyo gusambana uzumva ngo bishop, revera, umuririmbyi, worship leader, umuhanuzi byagenze gutya yabyisanzemo yabikoze. Ibi bintu ni ibintu Satani akoresha cyane. Ni ikintu Satani akoreramo mu buryo bukomeye buruhije. Igihe cyose udafite inzara, igihe cyose udafite inzara wariye, ipfiriya hatera akajagari. Noneho kugira ngo aka kajagari kazacike, hari ibintu bibiri bikorwa. Yesu akimara gufata umuntu we yamuhaye, yaramubwiye ngo nuko mwirinde ibi nibi, mwirinde gusambana n'ibisa n'ibisoni n'ibiki n'ibiki byose. Biba bishatse kuvuga iki? Ariko yararangije mu rwandiko Paul yanditse, ya Petero yanditse, aravuga ngo nuko muri ibyo byose kwirinda ubyongereho kumenya. Kumenya ubyongereho ubwenge no kwihangana. Reka nkubwire, uretse ibi bintu njya mbona ahantu hanze bakirwa bavuga abamama bamwe na bamwe ntaje kongera kugira ngo batwaye abagabo ngo bageze gutya ngo byagenze gutya, nuko ikirere nijoro bihisha ibintu byinshi. Buriya babikora batazwi ntago wababara, ahubwo nuko ari Imana ibigitwikiriye abantu, ibikibafasha itarabashyira hanze, cyangwa se na Satani itarabashyira hanze, iyaguye ni ntawe utayiryaho. Yaguye ntawe utayiryaho. Ariko nta muntu n'umwe utasambana uretse imbaraga z'Imana ku bintu bibiri. Icyambere, kwirinda no kwigomwa. Kwirinda no kwigomwa. Naho umuntu uwo ari we wese, yaba afite umugabo, yaba afite umugore, yaba atamufite, gusambana biri muri we, yabikora cyane. None se iyo mbaraga ngereshaka kumenya, iyo mbaraga imusunika igatuma ajya kubikora kandi asize umugabo, asize umugore, ni iyo mbaraga rero? Kuko urumva wenda utarakomeza watubwiye ko umuntu aba hazi, ubundi bikora umuntu urenzwe, reka tuvuge gutya. None niba arenzwe akaba afite umugore we, akaba afite umugabo we, gutasimbuka akajya kubikora asize mu rugo, kandi nyine hasi hateje akajagari kubera umuhago yari afite. Inda ni ibiryo n'ibyinda. Umugore ni ibiryo by'igitsina cy'umugabo. Reka tubivuge neza, abantu baravuga ngo navuze ngo bitagomba kuvugwa. Reka tubivuge niko kuri. Umugabo ni ibiryo by'igitsina cy'umugore. Niba inda y'ibiryo yahaze, igitsina nacyo gikeneye kurya. Igihe cyose, reka nguhe urundi rugero, uzave mu rugo iwawe, umugore yagutekeye ifi cyangwa yagutekeye inyama nziza waziriye kabisa, uhazi wakizeho ubugari cyangwa kandi kantu ukunda. Njye nikundira ubugari, niyo mpamvu narimvuze ubugari. Ni samaki. Noneho nurangiza uzanyure ku kabari runaka, nutumva umuhumuro wako w'ifi bayokeje ngo wumve ugize ntibizabura kandi urahaze. Ariko nugera ku kabari hirya, urumva, nugera ku kabari uzagenda wumve iciyeho, ukarenge, ugere hirya wumve ya brochette iciyeho, ntuhaze. Nukuvuga ngo utikontroye, wavuga utereka manze imparika hondi, manze ngende numve kano akagafi nkasusureho. Waprokongera ukagera hari ukavuga uti ariko na hari ya rero ubanze yifukuni karanze itandukanye nayo ukavuga utereka numveho ikintu ukora. None iyo bibaye gutyo utikontroye urwara amangati. Yes, amangati nta make. Amangati babyitani Kinyarwanda ndakivuga gutera. Ariko byumva abadukurikiye mpuzamahanga mwirwariza. Okay, sawa. Nukuvuga ngo
ukwindi kubaza kandi hazi ni bwa butaka twarememwe bw'inda nyine kuko turemwe mu cyaha. Igihe cyose iyi nda izakubaza icyo ukora ni iki kugira ngo utaza guhemuka. Uri kontora ukavuga uti ndariye kandi n'inyama mu rugo ziriyo. None se kuki ujya kurya brochette kandi mu rugo hari inyama, ukajya kuyigura 5 cyangwa 2 kandi mu rugo inyama wazisizeyo wahashye? Ngiye kugusubiza sinabona igisubizo. Noneho ngaruke kuri wa muntu utumugore we mu rugo cyangwa n'umugore utumugabo mu rugo. Kuba afite ibogare mu rugo ariko ntabwo ariyo mabogare, ntabwo ari we mabogare akombina yose, hari andi mabogare hanze. Urumva? Kandi amaso amwereka bogare ni menshi arayafite, ntabwo arahuma hanze. Arava hano asize ibogare mu rugo iparitse ifite ibintu byose, yambaye neza, wenda yaranateruye, hano umusore kabisa, hari smart, ariko aragera imbere muri metero 10 abona izindi bogare zirenga 20. Kandi ayo mabogare mu buryo turemwe muri ya kamere iramwereka, ihita imwereka uyu muntu ni mwiza. Noneho epfiriya igitsina kimwereka kivuga ariko uyu muntu bigenza gutya na gutya bya bibi. Uwo muntu nadakora bya bindi, kwigomwa no kwirinda, amabogare azayakukana. Tuga ariko ku mugabo, uyu mugabo impamvu ashobora kugenda agasiga umugore we mu rugo, si uko umugore wari mu kera nkiri umwana numvaga ko umuntu ufite umugore mwiza atajya gusambana rwose. Hinya arasambana akongera akanasambana akiyongeza mu gihe yabuze kwigomwa no kwirinda. Wibuke ko agakiza kavuga ngo iki? Ugumva uko Paul yaravuze ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo, mbibona ko ari nk'amase. Mu yandi magambo ni ikindi kijambo, mbona ko ari nk'amase, ndabyigomwa bimbera igihombo kubwo gutunga Kristo. Ntabwo twigomwa ibintu twanze. Ntazagira umuntu tubeshya ngo twigomwe ibintu byiza bidufitiye akamaro, bifitiye n'inyungu umubiri, binaryoheye n'umubiri, biryoheye amaso, biryoheye amatwi, biryoheye n'icyo gitsina, ariko tukabyigomwa kubera Kristo. Agakiza ni ukwigomwa. Uzasome muri Matayo haravuze ngo ni ukwiyanga, ukikorera umusaraba. Ushaka kunkurikira niyiyange. Ni inzira ifunganye, ntabwo ari inzira y'igihogere. Aha hantu niyo mpamvu akagakiza umuntu karimo. Umuntu ufite Kristo agomba kumenya ko kumufata akamukomeza akaba muri we agomba kwigomwa. Nta muntu utasambana. Ejo nibabona Emi yasambanye cyangwa se Benson yasambanye bazakuvuga bagwa kato, ariko ababikora batafatwa nibo benshi. Kandi nundi nutarabikora aracyari ku isi ajya ashima Imana ko atarabikora, ariko kuko n'amaso. Umva ukuntu Mose yavuze. Uzi ukuntu Mose yavuze ku mugore? Yaravuze ngo no kumureba gutya gusa. Emi, urebye abagore bangahe benshi ugahita uvuga uti naba n'abagore turi kureba. No, ureba abagore bangaho ukavuga uti mbega umugore we bagatangira ukagira uki. Ubukoze iki? Umva Mose yaravuze ngo wamaze gusambana. Hari abantu bazi ko gusambana ari ukugenda mugakuramo imyenda mukinjirira. Mose we yaravuze mu itegeko rya ngo no kumureba umugore ngo kamwifuza. Uretse Kristo abantu bifuza abagore bangahe hirya aho banyura, ababonye ibibero, abagize gute. Ariko hanyuma uyu mu bishop, uyu mu worship leader, uyu munyamasengesho, uyu muhanuzi, ibi bintu byaguyemo ntabwo tumuciriyeho iteka. Ariko habayeho ibibazo bibiri: habuze kwigomwa, habura no kwirinda. Gusambana buriya kuvuga wabirimita, ushobora kwirinda mu kubirimita, ariko gusambana uriruka. Reka mvuge iki kintu, ni impamo y'Imana. Gusambana kugira ngo utabikora uriruka, ugira ucya. niyo ntuza yanyu, niyo solution. Nahibyo kuvuga ngo ndakijijwe ngo nzavuga ngo toka Satani. Ufata Bibiliya ukiri kumwe n'uwo muntu
muri babiri mudahuje igitsina Bibiliya igatangira ikamanuka icya uri kuvuga uti toka satani ugakuramo ipantaro uri muri toka satani ikibishobora ni kimwe kugira ngo uzarinde ibyo byose ni ukwiruka ugahunga ukamenya ngo uyu mugore ahondi nuko bimeze gutya ntabwo kuvuga ngo gusambana ngo nuko ufite umugore ngo nuko mfite umugabo uwoya birashoboka ndetse cyane igihe utigomwe ugihe utirinze ugihe utihanganye nta na rimwe utazasambana iyi niyo ngaruka ibaho buriya uzarebe umuntu wese no mu bantu batari abakirisitu harimo abantu badasambana ariko akora iki arabyirinda akavuga ati no sinzajya mu bagore singiye kuzarwara sida singiye kuzakora ibi akabirekeshwa nuko atari Kristo ariko akabirekeshwa n'inyungu z'umubiri we akaba atajya gusambana akavuga ati sinzabikora pe akavuga ati sinzakuramo hepatite ntazakuramo sida ntaziyangiriza ejo ntazajya mu nda yangahomba uwo nguwo urugendo afata ni ibintu yasetinze mu mutwe atari n'agakiza atari n'ikindi akabisetinga mu mutwe kugira ngo atazata agaciro atazandagara uwo nguwo arabishobora bigakunda noneho umuntu uvuga ngo afite Yesu umwuka wera umuyobora kandi iki kintu ntabwo ushobora kugikora ngo uvuge ngo kutagikoze ngo buriya hari ibintu bajya bavuga ngo byangwiririye biragoye ariko ikintu uzapuranifiya ukagitegura ukahamagara umuntu ukabanza ukamukunda ukabanza ukareba ko atseka neza ko ateye neza ko ameze neza ubwo icyo kintu cyaje ako kanya iki kintu cyaje ako kanya birahenda bifata n'umwanya bishobora no kugufata n'umwaka bishobora no kugufata n'imyaka 2 wambwira ngo biragutunguye ibi bintu rero nari ngushubije ikibazo kiza warumbaje ngo kubera iki abantu bihaye Imana haba mu bashumba abadiakoni abahanuzi abavuga butumwa abaririmbyi abahanzi bisanga muri iki kintu cyababayeho ni intwaro zitubura zo kwirinda kutigomwa no kutihanga nabwiye ngo umugabo afite ibintu mugira ngo ndababeshye ntabyo afite ibintu biri muri byinshi bitari na bikeya Daniel Severson ndagushimiye cyane Imana igumugisha ariko wenda tutarajya ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi nkuko nabivuze mbitangira usibye ko na leta y'ubumwe cyangwa se leta y'abanyarwanda iri guhiga bukware abagabo bari gutera abana b'abakobwa mada cyangwa se n'abana bari gufatwa ku ngufu ariko birababaje kuba uyu munsi kumva izina pasiteri kumva izina umuririmbyi wa gospel nyine umuntu wese uvuga ubutumwa bwiza muri we bwa Kristo ari we wadutsweho n'iki kintu iki kintu ntigushe utarakirangiza uvuze rimwe nkumva kabiri sorry hari abantu bafite imihamagaro bahamagawe n'Imana nabihamagaye umuntu wihamagaye azaza ajye mu murimo yitwe pasiteri ariko nta ndangagaciro z'umwemeza kuba pasiteri afite kuba yakwambara ikoti rya pasiteri ariko muri we ntahatandukaniye n'umuntu wo mu buzima busanzwe utagira umutima umucira urubanza nta kizatuma atajya gukora ibyo abandi bakora ari mu rusengero yatanze igaburo ryera yasengeye abantu niyo mpamvu uzajya kumva ngo habonetse ngo pastor ngo bishop ngo aderivuye umuntu ngo amukuramo imyenda ngo aramubwira ngo icyaha cyanyuze niho n'ikindi kinyura oh yes ntabwo ari pasiteri ni izina pasiteri ariko ntabwo ari umwepiskopi ntabwo ari umuntu wahamagawe n'Imana mu yandi magambo hari ikiganiro twakoze duherutse kuganiraho n'umukozi w'Imana Emery kizaca ku impumuro uyu muntu abashoboye atashobotse rero ntabwo ari gitangaza ko hari abapasiteri hari abantu bameze nk'abo ngabo azaza mu murimo yiti afite izina ry'ikintu afite izina ry'uko ari pasiteri ari apotre ari bishop ariko ugasanga yahohoteye umwana w'imyaka 20-21 erega n'uwo wabara umwana ubyaye
ariko iki kintu tukigarukeho tukiri hano, uretse ko n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ataboroheye ariko birukankaho, kandi ni ngombwa kuko dufite igihugu kireberera abanyarwanda n'abakivukamo. Ariko nasomye ijambo ry'Imana muri Matayo riravuga ngo urugero ugeramo uri gukoreramo abandi rubi cyangwa rwiza, nawe uzarugererwamo rucugushije kandi rutsindagiye. Aba bantu bose barabikora. Dawudi yaravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ngo ukagira ngo mpanywe nyawe, ngo ariko ngo hari umunsi umwe nge ntazi nawe utazi bizagaragara bikajya kwa rubanda, kandi ako karubanda kazabigeho gaherekejwe n'ibintu nka magana tutamenya. Nubwo hari abapasiteri bari gusebya abandi bapasiteri, bakajya gukora ibyo Bibiliya itatumye n'ibyo Kristo atatumye, bagasebya abandi bapasiteri bazima bakiriho, ababishop bagasebya abandi babishop bazima bakiriho, abaposo bagasebya abandi baposo bazima bakiriho, abaririmbyi n'abahanzi n'abavuga bagasebya abandi batirwa ayo mazina, hari abandi bazima bakiriho. Hari Imana yo mu ijuru izaza itazaceceka neza uko biri kose, kandi igihe ko bimeze nta gihe kitazabura kubaho kugira ngo Imana igaragaze ukuri kw'ibiriho. Biratinda, ariko uko biri kose iyi Imana ije iraza. Aba bantu rero babikore, bashuka abana, bangiriza abana bacu, bayobya urubyiruko, babahe n'amafaranga. Hari n'umwe utazaje kubyo akaza akamushukisha imodoka akamwangiriza. Ariko ibi bintu byose, uwo rero pasiteri uzakora ibyo ntabwo azaba ari pasiteri w'izina ry'idini. Ndetse buhanateyeho ko no kubona abantu n'umuntu ashobora kwiyimika ugabyuka mu gitondo umuntu yabaye archbishop. Waherukaga Stevenson ndumubwiriza butumwa ukanyumva mu mezi 2 nitwa apotre. Bene aba ngaba bazabikora, barabikora, ntabwo ari ababikoze gusa, hari n'abandi bazakomeza kubikora. Gusa reka tuvuge ngo abantu bazima, abapasiteri, abakozi b'Imana mu ngeri zose bazima, bakiri mu mwuka w'Imana, bagihagaze mu kwera kw'Imana bariho. Ntibyoroshye, byari birakaze. Ndumiwe koko. Urumiwe. Okay. Imana bamugisha mwese abadukurikiye, kara gace gato ko twari turiho tuganira na Daniel Stevenson. Akaba kandi hari abo tuvuga bakuze mu mwuka. Byuze tukagenekereza ibihe yagiye acamo mu itorero, ko yagiye abona ibihe by'itorero, nabyo tuzabigarukaho tuganira uko itorero ryagiye rigenda risimburana, nuko n'aya matorero y'ububyutse yagiye abaho, nicyo byagiye bifasha abantu. Ariko noneho tuvuze ngo umuntu akuze mu mwuka, rimwe na rimwe ariko tureba imbuto ze. Ikindi gabo tuti urugendo rw'ubuzima bwe mu itorero, ese ubundi uwamureze ninde? Ibi bikadufasha. So Imana ibamugisha mwese abari badukurikiye. Daniel Stevenson rero ibi bintu arabizi, simbishidikanyaho, kuko aba bagabo barahuye cyane, ahuye nabo. Tuzagaruka tubwira abahuye nabo. Hanyuma rero mwe abari badukurikiye, Imana ibamugisha, mwakoze cyane. Ni kuri Humure TV na Rikuzo Emmy. Hanyuma tubana kenshi mu biganiro bitandukanye, ndetse no mu kanya karibuze turaba turi mu bindi biganiro. Imana ibamugisha, mwakoze mwese. Reka dushime n'abari ku buhanga bw'ibyuma n'abadufashe kugira ngo amajwi n'amashusho nabyo bibagereho neza. Ukore subscribe, like, share ndetse na comment, byari ngombwa. Imana ibamugisha. Ndashimye cyane. Amen.